Tubaye ikaze mu kiganiro u Rwanda twifuza, ikiganiro kibanda ku nkingi enye za guverinema, imibereho myiza, ubukungu, iterambere ndetse n'ubutabera. Uyu munsi tugiye kwerekeza ku ngingo imaze iminsi itavugwaho rumwe, yuko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaze kwemerera abana bafite imyaka 15 kuba baboneza urubyaro. Nyiricyubahiro Antoine Cardinal Kambanda, Archiepiscope wa Kigali akaba na perezida w'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, yavuze ko bibabaje kuba umuco wo gusambana no gukuramo inda ukomeje guhabwa intebe kugera naho n'abana bato babihererwa uburenganzira. Yagize ati, muri iyi minsi hari ikintu cyo kuboneza urubyaro ku bana bato b'imyaka 15. Kuboneza urubyaro bivuga iki? Kuboneza urubyaro ni uguhurwaho ubusambanyi. Mutekereza wa mwana watangiye kuboneza urubyaro afite imyaka 15 akagera igihe cyo gushaka amaze gukuramo inda inshuro zitabarika, uwazaba umubyeyi koko? Azubaka urugo atekane nk'uko bikwiye? Ibi Cardinal Kambanda yabitangarije muri diocese ya Nyundo hari kubera ihuriro ry'ingo na yubile y'umuryango mu rwego rwa yubile y'impurirane y'imyaka 125 ivanjiri igeze mu Rwanda n'imyaka 2025 jambo yigize umuntu. Cardinal Kambanda avuga ko izi mpinduramatwara mu mibonano mpuzabitsina zatangiye mu myaka y'1960 ubwo hadukaga ibinini n'ishinge, udukingirizo n'ibindi birwanya urubyaro, maze ubusambanyi bugakurikiraho bunakomeza korora umuco wo gukuramo inda kugeza ubu. Ibi Cardinal Kambanda abitangaje mu gihe abadepite b'u Rwanda batoye itegeko rigenga serivisi z'ubuvuzi ririmo n'ibyerekeye kororoka hifashishijwe ikoranabuhanga no kwemerera abana b'imyaka 15 kwifatira icyemezo cyo guhabwa serivisi z'ubuvuzi badaherekejwe n'umubyeyi cyangwa umurera. Iri tegeko rigizwe n'ingingo 111 ryatowe ku itariki enye Kanama 2025 nyuma y'amasaha menshi rigibwaho impaka ingingo ku yindi. Komisiyo y'imibereho y'abaturage mu mutwe w'abadepite yasuzumye umushinga w'itegeko, yavuze ko wongewemo ingingo 20 kugira ngo rirusheho kumvikana, naho izindi 29 zivanwamo. Perezida wa komisiyo wa Maria Veneranda yavuze ko ingingo zagarutsweho cyane zirimo ijyanye na serivisi yo kororoka hakoreshejwe ikoranabuhanga. Iyi ngingo ivuga ko iyi serivisi yemerewe abashyingiranywe n'undi ufite ikibazo cyo kutororoka mu buryo busanzwe, ariko bikemezwa n'ukora umwuga wo kuvura ko uwo muntu adashobora kororoka mu buryo busanzwe. Icya kabiri cyagiweho impaka cyane ni imyaka yo kwifatira icyemezo mu guhabwa serivisi z'ubuvuzi, aho bemeje ko iyi myaka iba 15 ivuye kuri 18 yari isanzwe mu mategeko. Depite Izere Ingrid Marie Parufete yagaragaje ko gufasha abana b'imyaka 15 kubona serivisi z'ubuvuzi nta kibazo kirimo, ariko bikwiye kubanzirizwa no kwigisha n'agakingirizo. Ati, kuki tutashyira imbaraga mu kubaha udukingirizo kuko dushobora no kurinda izo ndwara nka sida n'izindi bashobora kwandurira aho. Abadepite bagaragaje ko bikwiye no mu gihe umwana w'imyaka 15 agiye guhabwa serivisi z'ubuvuzi zirimo no kuboneza urubyaro byajya bimenyeshwa umubyeyi we. Indi ngingo yavuzweho cyane niyo gutwitira undi no kubika intanga cyangwa insoro zishobora kwifashishwa mu kororoka mu gihe kizaza. Iri tegeko riteganya ko abantu bafite ibibazo byo kutabona urubyaro byemejwe na muganga w'inzobere bashobora guhabwa serivisi yo gutwitirwa bikurikije amategeko n'amabwiriza bisaba. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuzima Dr Iva Butera yatangaje ko serivisi zo kuboneza urubyaro ku bana bafite imyaka 15 zitazaba ari izibonetse zose. Ati, serivisi twavuze zihabwa ingimbi n'abangavu ntabwo bivuze ko serivisi washaka yose uzayihabwa kubera ko twashyizeho iri tegeko.
ntabwo umwana w'imyaka 15 cyangwa 16 azajya kwa muganga kubera ko yemerewe serivisi twashyize muri rusange, ariko tuzagaragaza neza mu mabwiriza tuzatanga ngo uvuge ko wahisemo kwifungisha, ntabwo bizaba byemewe. Umushinga w'itegeko ryatowe wari wageze mu nteko ishinga amategeko ku itariki 5 Ugushyingo 2025 usuzumwa na komisiyo y'imibereho y'abaturage. Si ubwa mbere Kiliziya Gatolika mu Rwanda igize ikivuga ku byemezo nk'ibi bifatwa na guverinoma y'u Rwanda, kuko Kiliziya Gatolika mu mwaka wa 2018 yamaganye itegeko ryo gukuramo inda, inasaba amavuriro yayo kutazakurikiza iryo tegeko. Icyo gihe Kiliziya Gatolika mu Rwanda yatangaje ko umuntu atari igikoresho buri wese afite uburenganzira bwo gukoresha icyo ashatse, kabone nubwo yaba umwana ukiri mu nda. Yatangaje ko idashyigikiye itegeko riherutse gusohoka ritanga uburenganzira ku muntu ufite impamvu zihariye kuba yasaba gukurirwamo inda. Icyo gihe kandi muri 2018 byari biri mu itangazo ryashyizwe hanze n'inama y'abepiskopi ba Kiliziya Gatolika mu Rwanda nyuma y'iminsi mike hanasohotse igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha mu Rwanda. Ingingo y'123 n'124 z'igitabo gishya cy'amategeko ahana ibyaha zivuga ko gukuramo inda cyangwa kugira uyikuriramo ari icyaha gihanirwa. Icyakora ingingo y'125 bivuga ko nta buryozacyaha bubaho iyo gukuramo inda byakozwe iyo bisaba utwite ari umwana, kuba uwakuriwemo inda yarakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuba uwakuriwemo inda yarayitwaye nyuma yo kubanishwa n'undi nk'umugore n'umugabo ku gahato, kuba inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite n'ibindi. Iyi ngingo ivuga ko gukurirwamo inda bikorwa na muganga wemewe na leta. Icyo gihe mu itangazo ryashyizweho umukono n'umwepiskopi wa Diocese ya Butare wari na perezida y'inama y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda Philippe Rukamba, ryashimangiraga ko igitabo cy'amategeko ahana ibyaha gifite ingingo zihana gukuramo inda, ariko iri tangazo rikanenga kuba hari izindi zibyemera. Icyo gihe Kiliziya Gatolika mu Rwanda yavuze ko gukuramo inda ku bushake ari icyaha gikomeye kandi ko biteye agahinda kuba itegeko ryemerera ko bikorwa na muganga we wagakwiye kurengera ubuzima bw'umwana n'umubyeyi. Iryo tangazo ryakomezaga rigira riti mu gihe inda ibangamiye ubuzima bw'utwite cyangwa ubw'umwana atwite, ukwemera dusangiye muri Yezu Kristu kwibutsa abaganga ko bafite inshingano yo gukora ibishoboka byose bagamije gukiza ubuzima bw'umubyeyi n'ubw'umwana, ku buryo niyo haba ingaruka mbi ku mwana atari ibyo biba bigambiriwe. Kiliziya Gatolika icyo gihe yavuze ko ubuzima bw'umuntu atari igikoresho buri wese agiraho uburenganzira, kabone n'ubwo bwaba ari ubw'urusoro rukiri mu nda. Aba bepiskopi icyo gihe bakomeje bagira bati umuntu si igikoresho buri wese afiteho uburenganzira, ubuzima bw'umuntu ntibushyirwa ku munzani nk'ibintu cyangwa ngo buhabwe agaciro bitewe n'imyaka umuntu afite, ahubwo ni impano y'Imana ihabwa uburemere n'urukundo rw'Imana yamwiremeye. Mu mwaka wa 2018 Kiliziya Gatolika yari ifite ibigo nderabuzima n'ibitaro bisaga 118 mu gihugu hose, kandi si ubwa mbere ifata umwanzuro ukomeye nk'uyu, kuko no mu mwaka wa 2016 yahagaritse serivisi zo kuboneza urubyaro zitari iza gakondo mu mavuriro yayo itanga itangazo. Icyo gihe kandi Kiliziya Gatolika yasabye leta kutazahatira abaganga gukuramo inda, isaba by'umwihariko abakora mu mavuriro yayo kutazabikora. Naha dusoreje iyi nkuru twabagezagaho yuko Cardinal Kambanda yagize icyo avuga ku kuboneza urubyaro ku bana b'imyaka 15. Hanyuma icyo tubasaba ni ugukanda like, share ndetse na subscribe. Mugire ibihe byiza.